murakoze nitwa Felix Masengesho ni umukozi mu mujyi wa Kigali ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere w'umurenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge naje hano gutanga ikiganiro cy'amateka y'u Rwanda ikiganiro mu by'ukuri navuga ko ari cyo kiganiro gikuru cyubakirwaho ibindi biganiro byose tugira kuko ni inkingi ikomeye ariko igishimishije hano nuko cyabwirwaga urubyiruko tubona nk'amizero y'u Rwanda rw'ejo hazaza byumvikana ko iyo bize amateka neza bidufasha kumenya aho twavuye ingorane igihugu cyacu cyanyuzemo ababigizemo uruhare ari nabyo byononye umuryango nyarwanda ariko nanone hari n'ibyiza twubakiraho kugira ngo twubake ejo heza hacu bikumvikana ko abantu bubakiye ku mateka y'u Rwanda meza n'ibiriho bigerageza gukorwa uyu munsi kubera ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu abantu baramutse bashoboye guhuza ibyo bitekerezo nta kabuza ejo hacu h'u Rwanda cyangwa harushaho kuba heza. Hamwe n'urubyiruko rwa ADEPR ruteraniye hano mwatubwira ingingo nyamukuru mwaganiriyeho? Ntabwo byoroshye kuvuga mu kanya gato ikiganiro cyafashe amasaha arenga 2 ariko wenda narimbaye nk'ubivugaho gato. Ubundi mu mateka y'u Rwanda tuvugamo ibice 3 by'ingenzi. Twagize u Rwanda rwubatswe n'abasogokuruza bacu mbere y'umwaduko w'abazungu bari bafite ibyo bubakiyeho byatumye u Rwanda rwaguka binahereye no ku izina ubwaryo. U Rwanda buriya biva ku nshinga kwanda bisobanura kwaguka. Iyo yari intego nyamukuru y'abasogokuruza bacu. Tunashimira ko baduhaye umurage w'igitangaza kugira igihugu gifite icyerekezo kimwe bari barubatse cy'ubunyarwanda. Ariko nk'uko twabibonye mu mateka mabi twaje kugira, ubukoroni bwasenye ubunyarwanda biciye muri polisi bari bafite yanashoboraga gutuma bagera ku byo bifuza ku gihugu, divide and rule cyangwa diviser pour régner. Bagaragaza ko abanyarwanda bafite inkomoko zitandukanye ndetse Repubulika ya mbere n'iya kabiri bananirwa kugarura ubumwe bw'abanyarwanda, ariko kubw'amahirwe Imana ibinyujije mu yindi generation y'abanyarwanda bagoboka u Rwanda, bubaka ubunyarwanda, bubaka igihugu kigendera mu nzira yo kongera kubaka bwa bumwe bw'abanyarwanda nk'inkingi n'ubundi twagiye twubakiraho kuva kera kugira ngo tugire u Rwanda rwiza, igihugu gihuza bene gihugu, igihugu abene gihugu bafite icyerekezo cyo kururema rukaba rukwiye kubabera icyo nakwita umunezero, ndetse n'abanyarwanda ubwabo bakabana nta wishishanya n'undi kubera politike nshya ahanini igaragara muri politike ya RPF yabohoye iki gihugu ikaza no kukiyobora yegeranije imitwe ya politiki itaragize uruhare muri jenoside. Bagira umugambi umwe, icyerekezo kimwe cyo kuragana none abazadukomoka w'igihugu cyiza. Nkumva ari ikintu cyiza rero, ari nayo mpamvu navuze ko ari ryo pfundo ry'ikiganiro, kandi uwakwerekeza aho ngaho yaba ariho ararema urubyiruko rw'ejo hazaza. Twakwizera ko niyo basigirwa igihugu bafite icyo cyerekezo nta gushidikanya abazadukomokaho bazatura igihugu cyiza. Mu bigaragara cyangwa se uko bisanzwe bizwi cyane hano hanze, bizwi neza ko ibiganiro nk'ibi ngibi bitangwa ku bantu bari mu nzego bwite za leta hanini, nko mu madini by'umwihariko nk'ahangaha muri ADEPR mumaze kugitangaho, wenda hari uko mubibonye, mwatugerereza mute amadini umuntu aba abyitabira ate? Ngira ngo nanabivuze no mu kiganiro, nanejejwe no kubona ADEPR rwose iri mu madini afashe iya mbere mu guhuza urubyiruko, mu guhuza abagore, mu guhuza abayobozi kugira ngo nibura bagire package. Iyi package rero ni ingenzi cyane. Ndanaboneraho umwanya wo gushishikariza n'andi madini kubafataho urugero, bagafataho urugero ADEPR kugira ngo rwose ibi biganiro nta kindi bigamije, ntibitandukana na Bibiliya, ni ukongera kubaka ubumwe, ni ukubaka urukundo, ni ukubaka u Rwanda rwacu. Ibyo kandi Imana izabitubaza nitutanabikora neza. Nka message mwaha urubyiruko rukijijwe ni iyihe? Message ya mbere ni ukubwira urubyiruko rukijijwe ko bakwiye kuba bamurikira urubyiruko rudakijijwe.
mu migirire myiza, mu migenzereze myiza, mu myitwarire myiza, ntibishushanye ngo nubona umuntu ukijijwe bikugore kumutandukanya n'udakijijwe. Ibyo rero birumvikana bishingira ku bintu bibiri, njye niko mbyemera. Ikintu cya mbere ni ukuba muri Bibiliya uyirimo, ukemera ko ngira ngo nanjye ndabivuga nk'umukirisitu, turavuga ngo buri gihe cyose ube witeguye gusubiza impamvu yo kwemera kwawe cyangwa kwizera kwawe. Niba wizera ukwiye gutandukana n'utizera, icyo kikaba kimwe. Ariko icya kabiri ndanavuga ngo politike nziza iyo umuntu ayiyobotse akayihuza na bya bindi yamenye kuri Bibiliya, biramwubaka akaba umwenegihugu mwiza ukorera igihugu cye, ariko unutegura kuzabona ijuru. Nuko mbyemera. Hari abanyamadini bashobora guhita bibaza bati ese amateka cyangwa se ibiganiro ku mateka bidufitiye akamaro ki nk'abanyamadini? Nababwira ko ahubwo kuba uri umunyedini utazi amateka yawe, sinibwira ko washobora kwigisha andi mateka. Hari amateka ya Bibiliya, ntabwo dukwiye kuvuga gusa uko Abisirayeli bavuye muri Egiputa bakajya i Kanani. Wavuze se uko u Rwanda rwubatswe na ba sogokuruza biturutse kuri Gihanga? Wavuze se uko Abanyarwanda b'ingeri nyinshi bitangiye igihugu bagamije kucyagura? Uyu munsi nibura tukaba tuvuga ngo turakwiwe, turi mu gihugu cyaguwe n'ababyeyi bacu. Iyo batabikora nibyo twavuga n'amateka y'ahandi, ariko kuvuga y'ahandi tutavuga ay'iwacu, tukavuga amateka ya Bibiliya twibagiwe ay'iwacu, nibaza ko twaba tuyavuze igice. Murakoze. Murakoze namwe.